ariko hoya uzabanze umuzane mbanze ndebe ngende mbanze nkurebere niba warashishoje nyine we washishoje mu bwenge bwawe nanjye nkoresha ubwa bukuru noneho ndebe menye niba ari n'umusore mwiza koko ukubereye ari anakomoka mu muryango muzima ufite amafaranga nawe atari babandi bw'abajura cyangwa n'iki nta kibazo none se ubwo usamuzane ndebe nta kibazo byari tugiye kubipanga ndabimubwira kuri telefone se yakubwiye aho avuka yarahambwiye mama reka ngende urakoze kuba umwanya ubwo ndaza kuguha igisubizo nimugoroba genda urakoze wabwira mama kaza nyine mukabonana n'undi ko hari ahantu yaragiye kaza mukabonana mubwire nta kibazo sibyo sawa mama wamushyitsi wawe umva araje kubona meze gute umeze neza ariko sokisi kandi atasanga uyu ariko wikwikomplika ibaze ariko wanyujije mu ijisho oya umeze neza Sania, ino wamushyitsi wawe se? Ngoma. Uraho mwana we? Uraho neza? Amakuru se? Amakuru ni meza. Nibwo mukiza? Nibwo tugiye tukihagera. Nibyo Sonia yari yambwiye ko afite umushyitsi uri buze kumusura. N'uyu nguyu. Bino wundi wambwiraga? Niyo wundi wanyambitse impeta. Nibyo. Nabibwiye mama.
warabimubwiye cyane ntabanguye oya ariko ibintu byiza agomba kubibwira umubyeyi. amakuru se amakuru ni meza ariko ndabona uri kunca mu maso oya kunca mu jisho uri kubona unzi cyane oya ntabwo ari cyane byashoboka ariko simbizi babita abandi banyita itanga ishaka Jado. yego mu rugo ni hese mu rugo ni hano Nyamirambo ku musigiti hasi hepfo y'umusigiti gatoya wa Nyamirambo uri wa Nyamirambo Majengo Nyamirambo cyangwa wa Nyamirambo ndi kuhabona hariya none uri umusilamu oya ntabwo ndi umusilamu mama ntabwo ari umusilamu ntabwo ndi umusilamu tujyana gusenga akamerekeza gusenga nagize ngo ni umusilamu oya ntabwo ari umusilamu nibajije aho wahuriye n'abasilamu ntabwo ari umusilamu biranshimishije nanjye kubabona abonye rwose muri ababyeyi beza so ni umushyitsi se ko mbona wamwakirije amazi genda hariya muri firigo umureberemo akantu kandi katari amazi umushyitsi agera mu rugo bwa mbere ukamuha amazi akunda amazi nereho nta kibazo nimwigore kuko njye nkunda amazi nta kindi kintu nkunda kunywa cyane uko ariyo yaguhaye oya ni njye wayamwatse nta kibazo nta kibazo rero narinyuze hano ngiye mu kazi wenda azasubira gutaha mfite akanya neza tukaganira wari ugiye mu kazi nari ngiye mu kazi n'ubu nakererewe mukorera heza nkorera hano mu mujyi ka free zone hari aka free zone noneho uri umucuruzi ndi umucuruzi nta kibazo nabishimiye turabakiriye nta kibazo rwose murisanga Sonia ni umukobwa wanjye nkunda nta kibazo rwose Sonia umushyitsi umuherekeze nta kibazo adakererwa akazi mama amugeze ku irembo ndayikanze yego muherekeze nta kibazo saba mwirirwe suhuza abandi ashobora kuba afite amafaranga mwana we nakize uri umukwe w'umukire ufite amafaranga mama ndatinze se urabangutse umva noneho yewe uriya ni wewe namwirebeye umva weki umbona ute namurebye ndamwumva byana umugabo ureke babandi zajagatira ziriya zakwahagije ukaba waranitse porutomando mva nayo naramwitegereje pe ariko uriya we impamvu nakubwiye we twarabanye ndamuzi nzi imico ye nyine ndamuzi yego ntawe umenya umuntu ariko urabona ko twarabanye namubonye ni umuhungu ufite umuco ni wa muhungu nta kibazo pe namubonye yaba afite amafaranga nk'uko wabimbwiye yego mana suza kandi gashya afite amafaranga se ahubwo se pusi yanasimbura umva nibirangiye mba nshaka